Mwiriweho neza murakomeye. Nizere ko Imana ikibarinze nkuko tsinzwe tuganira rero ku bitabo cyane cyane ko turi kwibanda ku bitabo byanditswe n'Abanyafrika. Uyu munsi turaganira ku gitabo cyanditswe na n'umubyeyi Wangari Maathai, akaba yaravukiye muri Kenya mu 1940 ku itariki ya mbere z'ukwa kane. Iki gitabo kiwe rero cyitwa Unbound, akaba ari memoire ye yagiye ashyiramo ubuzima bwe uko wenyine yagiye abubamo atarundi muntu wabyanditse. Muri iki gitabo rero gitangira avuga ukuntu mu buto bwe mu bwana bwe yagendaga yabayeho nk'abantu muri East Africa, yajyaga kuvoma, yajyaga gutashya. Icyo gihe rero avuka hari mu gihe cy'ubukoloni, papa we akaba yarakoreraga mu gikingi cy'umuzungu. Ibyo byatumye Wangari nawe bavukana batabana cyane na papa we, igihe kirekire bakakibanamo na mama we. Batwiye ukuntu nk'umwana w'umukobwa yagiye afata arera basaza be, akenshi akaba ari buri responsable w'urugo rwabo. Ni igitabo kirimo amateka menshi kuko uyu mubyeyi afite ibigwi byinshi bitandukanye, ariko kimwe mu bintu twamwibukiraho cyangwa twamuvugaho nawe yagarutsemo muri iki gitabo kiwe yise Unbound, wakigura ahantu hose. Mu 1960 yaje kugira amahirwe we n'abandi banyakenya 300 bajya kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo gihe Amerika yari iyobowe na John F. Kennedy. Icyo gihe ni kimwe na Martin Luther King, nabo bari bakishaka ubwigenge bw'abirabura, bakirwanya racism. Noneho yaje kugira amahirwe kuza kwiga muri Amerika, ariko biciye ku mugabo mushobora kuba muza amateka ye nawe witwa Tom Mboya. Tom Mboya rero akaba yari umunyakenya waharaniye colonisation yabo irangira. Ni umugabo nawe ufite ibigwi bitandukanye. Rero Tom Mboya yaje guhura na Martin, aza kumuhuza na Kennedy. Kennedy yemera ko abanyeshuri 300 baza kwiga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Wangari rero nk'umwe mu bakobwa bemereye kuza yaje muri Kansas, ariga arangiza bachelors, akora na masters muri Pittsburgh. Akomeza nyine ubuzima bwe muri Amerika. Avuga ko we ntabwo yigeze ahura na racism muri icyo gihe nubwo yari hari, ariko abandi bagenzi be bazanye nawe bakaba baragize baragezweho nayo. Nyuma rero yaje gusubira muri Kenya. Asubiye muri Kenya yagiye yarahinduye imitekerereze, atangira kuba kwita cyane ku bidukikije. Byagiye bituma agirana ibibazo na leta ye, aza no kuba involved muri politics. Yaje kushaka abyara abana 3, ndetse mu 1900 ku bw'amahirwe make mu 1971 yaje gutandukana n'umugabo. Impamvu ngarutse ku kintu cyo gutandukana n'umugabo we nuko umugabo we ikintu yamuhoye nuko ngo she was a strong woman, bigoye kumukontrola. Iyo ni imwe mu mpamvu umugabo yatanze kugira ngo batandukane. Ikindi kintu twagarukaho nuko mu 1971 Wangari niwe mugore wa mbere wagize PhD muri East Africa. Icyo gihe yigaga ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, akaba yarikuye muri Germany. Ni umubyeyi ufite ibigwi byinshi, ntabwo nabivuga byose ngo mbirangize, ariko ibindi bintu azwiho nuko nanone ni umubyeyi wa mbere, n'umugore wa mbere wabonye w'umunyafrika wabonye Prix Nobel mu 2004. Mu 1997 yego yiyamamarije kuba Perezida wa Repubulika biranga. N'umubyeyi wagiye muri Parlement, yabaye muri Parliament mu 2002. Ikindi kintu twamuvuga nuko yarafunzwe inshuro nyinshi cyane, kubera ko ni byinshi ni policies nyinshi nyine za Kenya yagiye aba contrarias. Ntabwo nzi ko navuga amateka ye mu magambo makeya, ariko no mubyeyi ofite wagira icyitegererezo kinini ushaka kugira umuntu wireferaho. N'umubyeyi wagiye atangiza ibintu bitandukanye. Yaje kwitaba Imana rero mu 2011 aho yazize cancer ovarienne. Ariko ni muri Kenya hari ibikorwa bitandukanye bimwitirirwa bihari ubu ngubu, nk'amashyamba yateye ushize narababwiye yateye ibihumbi 30 by'ibiti. Hari programs zagiye zijyaho zimwitirirwa n'ubu zigihari. Hari niyo nabonye muri Korea, hari programme yonyine bagiye bentega mu mashuri, hahandi abana bagira icyumweru cya Wangari, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mugira ibihe byiza rero, murakoze cyane. Naho ubutaha, Imana ibarinde. Bye.